Yes, reka mbashimire kandi bifurize kugira ibihe byiza mwese mukunda ibiganiro bya Ama Live TV. Yes, tukaba tuje rero muri sports update, amakuru agiye aba ari kuvugwa muri sport. Uyu munsi tugiye kuba tureba hamwe ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport uyu munsi yakoraga imyitozo yakitwa nkaho ari iya nyuma, aho kuri iki cyumweru saa 9 kuri Kigali Pele Stadium izaba yakira ikipe ya Musanze Football Club. Ikipe ya Rayon Sport uyu munsi mu myitozo byagiye bigaragara ko abakinnyi bashya uko ari bane baje kuba bakora imyitozo ku giti cyabo gusa, aho mu myitozo y'uyu munsi witwa Suleiman Dafe umukinnyi mushya wo hagati, hari Biramahire Abedi umukinnyi w'imbere, hari ndetse na Jaro ndetse na Sana Inosa. Na abakinnyi bashya ikipe ya Rayon Sport yagiye yongeramo, ndetse akaba ari abakinnyi bagomba kuba bayifasha muri iyi mikino yo kwishyura. Akaba ari abakinnyi rero bagaragaye bakora imyitozo ku giti cyabo gusa, batari kumwe n'abandi bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Gusa urebye mu myitozo ndetse ukareba n'abantu benshi bagenda bakurikira imyitozo, bakubwira ko hari abakinnyi rwose ubona ko batarafata ritme nka Biramahire Abedi. Abenshi bakubwira yuko ataramara gufata ritme y'abandi kugira ngo bagendane, ndetse ukareba n'abandi ukavuga ati nka Asana aracyafite ikibazo cya fitness ye iri furu ntago iraba neza cyane. Abandi bo ni ibyo kuzitega wenda mu mikino. Havuga yuko abo bakinnyi bashyashya bose arabo kuzitega tukazareba. Ntago mu myitozo wahita uvuga ati no mukinnyi arashoboye cyangwa ntagashoboye, ariko imyitozo yo ikwereka ko umukinnyi ashobora kuba ari fit cyangwa atari fit, naho ibyo mu kibuga byo tuzabibona igihe match zaba zatangiye. Nyuma y'imyitozo rero hari urutonde cyangwa se abakinnyi bashobora kuzaba babanzamo cyangwa se abakinnyi bashobora kuzifashishwa kuri iki cyumweru bw'ikipe ya Rayon Sport izaba ikina n'ikipe ya Musanze. Tudatinze reka turebere hamwe ese abakinnyi Rayon Sport ishobora kuzifashisha kuri uyu mukino nabahe. Nk'ibisanzwe Kadime Ndiaye mwizamu we ntago asimbuzwa, biragoye ko muri aka kanya wavuga ngo siwe muzamu wa Rayon Sport uhoraho. Ubu ngubu niwe muzamu wa Rayon Sport nimero ya mbere uhoraho, keretse habaye indi mpamvu itunguranye. Kuri kabiri dufite abakinnyi babiri, dufite Fitina Ombolenga tukagira ndetse na Serumogo Ali. Fitina Ombolenga yari amaze iminsi afite ikibazo cy'imvune, ariko ubu ngubu ameze neza, gusa aje asanga Serumogo Ali ahagaze neza. Abenshi bakaba bibaza ati aha ni amahitamo y'umutoza, ashobora kubanzamo Fitina nk'umukinnyi we wa mbere nimero ya mbere kuri kabiri, cyangwa se akareka Serumogo agakomeza kugumana forme afite akomeza abanza mu kibuga. Kuri gatatu nk'ibisanzweho ni Bugingo Hakimu. Bugingo Hakimu ndakeka nago agomba kuba asimbuzwa, niwe ugomba kubukina kuri gatatu. Mu mutima wa defense dufitemo Omar Nyingi, ni bisanzwe ntago yaburamo. Tukagira ndetse na Aimable Sabimana nk'umunyarwanda ugomba kuba ari muri iki kibuga, ntago yaburamo. Abenshi bavugaga ati Omar Nyingi yaramaze kumenyerana na Yusudian, ariko hano Aimable ni ngombwa kubazamo nk'umunyarwanda kabisa. Imbere dufite Sefu kuri gatandatu. Abenshi cyangwa se ibigaragara Suleiman Dafe yaje kugira ngo akine iyi place, ariko bishoboka ko umutoza ashobora kuvuga ati umukinnyi aracyari mushyashya ntaramenyerana n'abakinnyi, akaba atafata riske zo gutangira kumubanzamo ku mikino nk'iya Musanze. Ni umukino utoroshye, akaba yabanzamo Sefu. Gusa binashoboka ko ashobora kuba yazanabanzamo Sefu akabanza hanze. Kuri umunani Richard ntibisanzwe ni ntakorwaho. 10 Muhire Keve captain ntakorwaho ni nk'ibisanzwe. Tukajya mu myanya y'imbere kuri 11 nta kabuza ni Basane, ntago yabura. Basane rwose we ni ntago yabura byanze bikunze.
ukaza kuri karindwi. Kuri karindwi hari amahirwe ko Iraguha Haji agomba kubanza muri iki kibuga, ariko hari abavuga ati ashobora no guha amahirwe Asana Innocent mu gihe yaba yabanjemo nka Sefu kuri gatandatu kugira ngo umubare w'abanyamahanga wenda uzamuke, hakaba habanzamo Innocent. Gusa mu gihe Dafe yaba yabanje mu kibuga kuko abanyamahanga bashobora kuba baba benshi, yabanzamo Haji Iraguha. Abanjemo Sefu ashobora kubanzamo Asana. Tugere kuri rutahizamu we, ni nk'ibisanzwe ni Nganya, niwe rutahizamu byanze bikunze ugomba kubanzamo nta n'ibindi. Abo rero nibo bakinnyi 11 bashobora kuzavamo, bake biyongeramo cyangwa se abandi bakavamo, cyane cyane ku mwanya kuri gatandatu, kuri hagati ya Sefu na Suleiman Dafe umwe ashobora kubanzamo, ndetse no kuri karindwi Iraguha Haji ndetse na Asana Innocent umwe agomba kubanza muri iki kibuga.